Ese ashimwe inshuti bavandimwe, mbahaye ikaze mu mwanya mwiza twigamo ingingo y'umunsi, aho dutangiye ingingo ku wa kane w'isabato. Ingingo y'uyu munsi tariki 15 Nyakanga iravuga ngo kuba umugaragu nka Kristo. Njye nitwa Byiringiro Jean Luc, naho iyi ni Gospel Sava tunyuzaho izi ngingo muri gahunda yo kwigana ibyigisho bya Bibiliya. Wawe turakora subscribe, nakurarikira kuyikora ugakora like ku ngingo kugira ngo ujye ubona ingingo y'umunsi uko isohotse, kandi ujye wibuka no gusangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo dufatanye kwamamaza uyu murimo mwiza w'ivugabutumwa, bagenzi bacu nabo babone uko biga izi ngingo kandi turusheho no kuganirana mu buryo butari bumwe. Reka dusenge dukomeze n'ingingo y'uyu munsi kwa kane w'isabato ivuga ngo kuba umugaragu nka Kristo. Data mwiza, Imana y'impuhwe nyinshi n'urukundo turondoreka, uyu mwanya nk'uyu twongeye kugushima ko wabanye natwe ukaturinda ubuntu bwawe, kudamirwa kuba tukiri bazima ubishimirwe. Ubuntu twagiriwe tutabona icyo tubwishyura, reka muri uyu mwanya ubwo twemereye tugiye kubumbura ibyanditswe byera twiga ijambo ryawe, uduhire amatwi yumva, Mwuka Wera tubashishe kumvira, kugendera mu byo utwigisha, kandi uduhe kwihanira kureka duhinduke rwose, tugire ikirenge mu cya Kristo. Ubu ugiye kugaruka uzasanga twiteguye tubane mu bwami bwo mu ijuru. Bana natwe muri uyu mwanya mwiza, uduhire ibyaduhesha ubugingo n'amahoro, duhere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kuba umugaragu nka Kristo. Turatangira dusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyekorino, igice ni cya 4, turasoma umurongo wa mbere dusome n'umurongo wa kabiri gusa. Rwa mbere rw'Abakorino igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'amagambo uranditswe ngo inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Amagambo arakomeye. Nuko abantu nibatubona bajye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe umurimo w'Imana. Abantu nibatubona mu ntekerezo zabo bajye bahita batekereza ko turi abakozi ba Kristo kandi turi ibisonga byeguriwe umurimo w'Imana. Mbese iyo batubonye ubu bahita batekereza iki? Imibereho yacu, ibyo tuvuga, ibyo dukora, uko tugaragara nibyo bizagena uko abantu badutekereza cyangwa badufata. Kuko hano urumva ko ntabwo turabumbura n'akanwa. Abantu bakitubona, umuntu akikukubita amaso ajya atekereza ko uri umukozi wa Kristo n'igisonga cyeguriwe umurimo wayo. Ntihazamo n'igisonga cyeguriwe umurimo wayo, bivuze ko n'ibyo turi gukora ako kanya umuntu uduhuje amaso aturebye, ibyo turi kuvuga, uko tugaragara, akwiye guhita abona ko turi abavugabutumwa bwiza. Iri ntabwo ari isomo rireba pasitori, ntabwo ari isomo rireba umuvugabutumwa runaka, ni isomo rireba umuntu wese wemeye kwakira Kristo mu bugingo bwe, umuntu wese witwa ko ari umukristo, umuntu wese uvuga ko hari ibyatandukanye nabyo ari mu rugendo rujya mu ijuru. Umuntu ntabwo kubita amaso agahita atekereza ko uri umukozi wa Kristo kandi uri igisonga cyeguriwe ubwiru bw'Imana, ubutumwa bwiza. Ngo kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Iyo umuntu ari igisonga cya Kristo cyangwa ari igisonga mu buryo busanzwe, uko byagenda kose inyito ni imwe, ugomba kuba uri umunyamurava. Ntabwo nyiri ibintu ahitamo umukozi w'umunebwe ngo abe ari we aragize ibintu bye. Oya, no ku Mana rero, niba twaragijwe ubwiru bw'Imana, niba turi ibisonga bizima bikiranuka, dukwiye kuba turangwa no kugira umurava. Amagambo arakomeye ariko arumvikana. Ngo ni iki uyu murongo wigisha ku byerekeye uburyo bukwiriye umuntu agomba kubonamo abayobozi bayobora abantu?
tubanje kwivuga twe ubwacu inshingano dufite. Hano rero batubajije ni gute dukwiye kubona uburyo abatuyobora bamezemo. Ni ukuvuga nitureba abatuyobora nk'uko twavugaga bafite inshingano yo kuba bagaragara nk'uko bikwiriye abantu beguriwe ubwiru bw'Imana. Umuntu akimukubita amaso tukibabona tukabona ko ari abagaragu b'Imana, ko bibasa mu maso, ntibazane ubutekamutwe bw'iki gihe ngo mwite ku byo mvuga nimurebe ibyo nkora. Oya, uwo ntabwo ari umuntu w'Imana, icyo ntabwo ari igisonga cy'Imana, uwo ntabwo yeguriwe ubwiru bw'Imana rwose. Igisonga gikiranuka kizima ni wa muntu ukubita amaso ukimubona ugahita ubona ko koko afite ubwiru bw'Imana, ari umukristo. Imico ye, imibereho ye, imyambarire ye, imigendere ye, imivugire ye, byose bihamya ko ari umwana w'Imana, bihamya ko ari umukristo nyakuri. Ibitari ibyo dukwiye gusubira ku isoko, naho kubeshya duteka imitwe ngo murebe ibyo tuvuga. Oya, ariko ntawe utagwa, yego ntawe utagwa, ariko ntabwo abantu bari muri uwo mwanya bo barimo no kureba niba koko uhuje n'ibyo uri kuvuga. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda cyane, tukitwararika cyane, tugasaba Imana ikatuyobora kugira ngo ntihabemo ikigusha muri twe cyatuma umuntu ava mu byizerwa bitewe n'imyitwarire yacu itari myiza. Mu rwego rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 1 kugera ku wa 4, Pawulo abona ko udutsiko duterwa no kudakura mu bya mwuka. Nyamara mbere yo kuvuga kuri iyi ngingo ahamya ko twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Mu rwego rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 16, iyi nteruro yerekeza ku buryo bwo gutekereza no gukora byarangaga Kristo. Mu yandi magambo, umwizera aba agomba kugira imitekerereze ya Kristo igihe atekereza kandi agakora nka Kristo. Ibi ni byo twavugaga, ni inshingano y'umwizera, ntabwo ari iy'umuyobozi gusa. Kugira ngo hajemo kwirema udutsiko n'ibice bitume bamwe bajya ku ruhande rumwe abandi ku rundi, ikibazo ni ukudakura mu byo kwizera, mu bukristo bwacu. Kuko iyo twakuze mu byo kwizera, umuyobozi agaragara nyine nk'umuyobozi, n'umwizera akabona umuyobozi nk'umuyobozi kuko ari gukora ibihuje n'ugushaka kw'Imana. Kandi umwizera nawe imibereho ye ibihuje n'ugushaka kw'Imana. Uretse kuba wowe yitwa umuyobozi, ariko imibereho n'ubundi agomba kuba ari ibyo asangiye n'umwizera, kuko bose ni abana b'Imana, n'abakristo. Ntabwo umuyobozi ari utegetswe kuba intangarugero ngo umwizera yitwara uko yishakiye. Oya, hano baratubwiye ngo umwizera agomba kugira imitekerereze ya Kristo igihe atekereza kandi agakora nka Kristo. Nyamara gushyira mu bikorwa uburyo utekereza n'uburyo ukora byose mu mibereho yawe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Siko biri, ntabwo bitworoheye, haba ku bayobozi, haba ku bayoborwa, haba ku bakristo muri rusange, ntabwo bitworoheye. Ko impamvu turi kubihuza ni uko umuntu ajya kwitwa umuyobozi yarabanje kuba umukristo. Rero ibintu byakunaniye uri umukristo, ntabwo ntekereza ko uzabikora uri umuyobozi. Nubikora uri n'umuyobozi, amahirwe menshi ni uko igihe uzaba uvuye mu buyobozi n'ubundi uzisubira uko wari uri. Tugomba kwitoza rero n'igihe tutaragira inshingano iremereye, kwitoza kubana na Kristo, kuba abana b'Imana, kugenda uko Kristo ashaka, gukura mu bya mwuka, tugapfa ku narijye, tugapfa kuri za ngeso zitugoye. Ntabwo tuzazikurwaho n'umwanya twagiyeho. Mu gihe isi yategekwaga n'Abagiriki n'Abaroma, hari ukurwanira isumbwe kwinshi mu banyapolitiki, abacurabwenge, abahanga mu mitekerereze n'abayobozi b'idini. Gushaka cyane gukurikiza ibyemewe mu muco wabo byashoye itorero ry'i Korinto ku gukurikiza urugero rugenderwaho n'ab'isi. Ibyo bishobora ndetse no kubera akaga itorero ryo muri iki gihe. Batubwiye ko mu gihe cy'Abaromani n'Abagiriki gushaka isumbwe
gushaka kubahwa mu bya politiki, mu bacurabwenge, mu bahanga, mu mitekerereze n'abayobozi b'idini, ngo byari ibintu biteye imbere cyane, bikunzwe cyane. Kandi muzarebe akenshi ikintu kiri mu buyobozi bwo hanze, iyo abantu badacunze neza bisanga aricyo cyageze n'umuyobozi bw'itorero, kandi ahubwo itorero ryakabaye ari ryo riba umucyo aharikikije, aho kugira ngo ahadukikije ariho haduha urugero tugenderaho, ahubwo nk'itorero, nk'abantu babikijwe ubwiru bw'Imana, bakaba aribo batanga urugero rwiza ahadukikije, bakavuga bati iri torero ryitwara neza, riyobowe neza, ryumvira abariyobora neza, rigenda ku mategeko y'Imana, kandi byatanze umusaruro, reka natwe tubikurikize. Ariko akenshi dusanga ahatuzengurutse ariho habaye ingero zacu mu kuyobora, ingero zacu mu gukora ibintu byose, ingero zacu mu igenamigambi. Ni ukuvuga bamaze navuga ngo iki, kutwe influencing, ni ukuvuga turi kugendera ku mahame yabo, ku mitegekere yabo, ku myitwarire yabo, ibyo bemera nibyo tutangiye kwemera, ibiziruwe iwabo nibyo tutangiye kuzirura. Muri make turi gusa nabo kugira ngo bo base natwe. Ni ikibazo gikomeye, twari dukwiye kubera urugero ahatuzengurutse. Aha rero Abagiriki n'Abaromani bagiraga ubuyobozi bw'isumbwe, aho buri wese yashakaga kugira isumbwe mu bacurabwenge, mu bahanga mu by'ubwenge, mu banyepolitiki, birangira no mu by'idini ariko bigenze, kuko bavuye hahandi hanze ahabazengurutse niko bari bayobowe, bagashaka kubizana no mu itorero. Nyamara itorero ry'Imana ntabwo ariko rikwiriye kuyoborwa. Dufite umuyobozi wacu mukuru wa Yesu Kristo, niwe amategeko n'amabwiriza akwiriye guturukaho, abasigaye tukabikurikiza. Iki cyabaye ikibazo gikomeye cyane rero, Paul ahangana nacyo bikomeye, ndetse kiramudindiza, gituma hari ubwiru yagomba kwigisha Abanyakorinto atabonye uko abigisha, kuko bakomeje kwibera impinja, uko twabibonye mu ngingo y'ejo. Natwe muri iki gihe rero tudacunze neza bibasha kutubera akaga, ndetse kandi hari n'aho ugenda ubisanga. Twe gusaba Imana ikatugarura ku isoko, tukamenya ko ubuyobozi bw'Imana butandukanye n'ubw'isi. Yesu Kristo yarabyihamirije abwira Pilato ko ubutegetsi bwe atari ubw'iyi si, ubwami bwe atari ubw'iyi si, bugira uko buyobowe. Intego nyamukuru ziratandukanye. Ni gute mwayobora abantu kimwe, intego mufite zitandukanye? Imana amahoro iduha amaso ya mwuka kugira ngo dusobanukirwe n'uwo twizeye, n'uwo twiringiye, dusobanukirwe n'umuyobozi wacu mukuru kwa Yesu Kristo, kandi dukurikize urugero rwe kugira ngo tubashe kuba abana b'Imana, kandi duhagarare mu mwanya ukwiriye muri iki gihe, ubwo Kristo agiye kugaruka azasange tumwiteguye, tubane mu bwami bwo mu ijuru. Tugiye gusoma mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 tugere ku murongo wa 8, twumve icyo havuga. Handitswe ngo, tugera ku murongo wa 5, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nguwo Yesu Kristo, ngurwo urugero dusabwa gukurikiza. Nguko kuba umugaragu nka Kristo, uko ingingo y'uyu munsi bivuga bimeze. Mu buhe buryo? Irigira isomo dusomye ridufasha gusobanukirwa n'icyo amagambo gutekereza kwa Kristo asobanuye. Nk'uko byari bimeze i Korinto, kwirema ibice byari biri mu itorero ry'i Filipi. Filipi naho ntago hatanzwe. Umwuka wari i Korinto wageze n'i Filipi. Twumve neza ko yari iyo myitwarire yo muri icyo gihe, kuko bari bayobowe mu gihe cy'Abaromani, kandi twabonye ko ibintu by'isumbwe, ibintu byo kwirema ibice, ibintu byo guhanganira ubuyobozi byari biri mu buyobozi bw'Abaromani, bikinfluencing, bikinjira, bikagera no mu itorero rya Gikristo,
bigasa nk'abantu bategetswe gukurikiza izo ngero. Abafilipi nabo ntibatanzwe, uwo mwuka mubi wabagezemo. Ngo ahari urugero ruto rutameze nk'uko byari mu itorero ry'i Korinto. Ntabwo ho byari bikabije cyane, ariko naho byari bihari. Mu Bafilipi 1:1-8 hatwigisha ko kuba umugaragu nka Kristo bisaba gupfa kuri kamere no kudashyira inyungu zacu imbere, ahubwo tugashakisha icyatuma abandi bamererwa neza kurenza uko twitekerezaho nk'uko Kristo yabigenje. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo kuba umugaragu nka Kristo. Mu Bafilipi rero hatweretse ko kuba umugaragu nka Kristo bidusaba kubanza gupfa kuri kamere, tukitwa abana b'Imana, tugahindurwa imibereho yacu igahinduka, tugakura mu bya mwuka, kamere zacu za kera zigapfa, twakira kamere y'Imana ariwo mutima wari muri Kristo Yesu, umutima wumva bagenzi bawe, umutima uca bugufi, umutima urangwa n'urukundo mbere yo kugira igikorwa na kimwe ukora. Iyo twapfiraho kuri kamere, inyungu zacu zijya inyuma inyungu za bagenzi bacu, dutangira gushakisha icyatuma abandi bamererwa neza ndetse kurenza uko twebwe twitekerezaho nk'uko Kristo yabigenzaga. Urugero rwa Kristo turaruzi, twabisomye uburyo yari umuntu w'umunyacyubahiro ukomeye cyane, akemera kwicisha bugufi, ako kamero k'ubumana akakareka, akambara akamero k'umugaragu w'imbata. Mubyumve neza, saka imbata nta k'umugaragu w'imbata. Urumva guca bugufi uburyo bikomeye kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Ngo yaragandutse niyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Twabonye uburyo umusaraba cyari ikintu gisuzuguritse muri iki gihe cyabo. Murumva uburyo bikomeye rero. Imana amahoro iduha amatwi yumva, kandi ntitwumve gusa kuko twumvise kenshi, ahubwo tunumvire, dushyire mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuba umugaragu nka Kristo nicyo Pawulo yasobanuraga akoresheje iyi mvugo yo kuba abakozi ba Kristo. Iyo mvugo ishobora gusobanura ko bakorera Kristo nk'abamwungirije cyangwa nk'abagaragu be, ngo twatangiye tubisoma ngo nuko abantu nibatubona bajye dutekereza ko turi abakozi ba Kristo. Birasobanutse neza ko uburyo bwiza abayobozi bayobora abantu bakwiriye gushingiraho ari ugukurikiza urugero rw'ubuyobozi bwa Kristo. Kugira ngo abantu bayoborwe neza, ubwo buyobozi bugomba kuba bushingiye ku rugero rwa Kristo. Abagaragu bongeye kwerekanwa nk'ibisonga. Igisonga ni umuntu washinzwe gucunga umutungo w'undi muntu, kandi burya ibyo dufite byose ni ibya Kristo. Turarekirwa kuba abagaragu nka Kristo, tugakurikiza urugero rwa Kristo, tukaba ibisonga bizima, kuko ibyo dufite byose kugeza no ku mwuka duhumeka ntabwo ari ibyacu, ni Imana yabituragije, ni ibya Kristo. Tukwiye kuba ibisonga byiza rero bikiranuka, tugiye ikirenge mu cya Kristo, twitwara uko Imana ishaka. Abantu nibatubona bakabona ko turi abagaragu ba Kristo, turi abana b'Imana, ntabwo bigenwa n'ibyo twambaye bishashagirana, ntabwo bigenwa no kwibombarika, bigenwa n'uko umwuka uturimo ari umwuka wa Kristo, imibereho yacu yahindutse rwose. Ibyo tuvuga bikaba bihuye n'imibereho yacu. Kristo nta bizingiro by'ibyo twigisha gusa, ahubwo akaba izingiro by'imibereho yacu nk'uko byari kuri Pawulo. Imana ibitubashishe kandi bidushoboze, be gusenga kwanjye ndetse no gusenga kwawe muri uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen.